ufite wa mugabo. Oya di ibibazo byandenze njyewe kaba ari agasuzuguro sinabyemera harusoni Byagenze bite se? oya di ntabwo ari byo mwaje confirmer Icyo kibazo ufite wa mugabo. ngize n'amahirwe ndakubona ndangira umupfumu. Umupfumu? Umupfumu wo kugira atese kandi. Oya njye ndangira umupfumu wawe undi urikoraho rikaka. Urikoraho rikaka? Rwose. Ese ikibazo cy'umupfumu ni cyo kibazo wahuye nacyo? Umva umugore avuye kwa muganga arambwira ngo muganga aramubwiye ngo asanze atwita abana 6. Abana 6? Abana 6 mu ndimwe se? Mu ndimwe. Ya papa. Ego mugabo. Sha none ikibazo mu muryango wacu nta muntu wigeze abyara abana 6. Nta n'uwigeze abatwita ngo indive. Mu muryango wacu babyara umwana umwe. Kurumva bindenze wa mugabo. Oya ndangira umupfumu. Sha mupfumu ntawe nzi kabisa. Ibibazo byambanye ingara, ibibazo byambanye byinshi ku buryo ndyama nkumva ndi kuzenguruka aho ndyamye. Asike kweshe arya mago warize jewe siku umuntu wize rwose aba yarize akiga n'ibitamureba. Njyewe narize nigana dogitora. Ufite icyo bita bachelors. Muri icyo bita international. Ok, c'est ça comme ça. Warize neza uri fier yabyo? Njyewe narize mwaje fier. Mwaje fier? Oui. Ok. Mago, ari Cyongereza na English ni somo wakundaga? Icyongereza na English? Buriya rero. Icyongereza naragitsindaga. Urumva? Rwose no mu ishuri nazaga mu myanya ya nyuma. Ariko English yaransindaga neza. Ku prof yamaga 0%. Ok. Ndumva wari umuhanga kabisa. Muhanga ariko uhereye inyuma. Umuhanga rwose. Ari mate se n'imibare na contability. Ayo masomo karata ni somo wakundaga gukurikirana cyane. Mate, contability, mate, imibare cyane. Buri imibare sinageze nsinda. Mu mibare nabonaga 0%. Ariko icyo bita mate nahanyuraga n'umucyo ku buryo prof yampagurutsaga aho ati maguru rwose mate narayitsindaga nkayinywa nk'amazi. Ok. Ese ari history n'amateka? History harya no kuvuga ngo kireka numve. History amateka. Noneho rero ikintu bita amateka cyaransindaga. Ariko nageraga kuri history yewe data we nkavuga mangambure ni ishuri nkabo wa 6. Mago ndumva ari umuhanga ariko uhereye inyuma. Jewe nari umuhanga ku buryo nigeze nkora na radio y'idebe. Uri umukozi gakondo cyangwa uri umuvuzi gakondo? Yewe ndikuvuga ngo nizi icyo bitendera na shiti nawe ngo ndi umuvuzi gakondo. None se ari science na este? Kandebe hari east, hari west, hari noro, hari kandebe este na science. Kandebe ndabyibuka ariko buretse gato. Kandebe este na science ndabyibutse. Ni kuvuga ngo buri ikintu bita science nari inka ariko este yewe data we uzi ko este najyaga nyitsinda ku buryo mu ishuri ryose ninje muntu waryaga avoka nyinshi. Umunyeshuri yazaga ku ishuri anzaniye avoka kubera ko nari mbayoboye. Mago uri byenda gusetsa
Ako nge ndabona impano yawe ari nko gukina filime cyangwa comedy. Nta bindi washobora pe. None se mbwira umupfumu ndamubona gute? Umupfumu urabona mva nkurangire neza. Nawe nuwayoberwa bizagucanga nkuko byancanze. Urabona umanutse kwa nani? Munsi yo kwa Ntuza. Kwa Ntuza? Munsi yo kwa nani? Umanutse kwa nani munsi yo kwa Ntuza. Aho ngaho urahasanga umupfumu uroga akaroga n'isazi kabihene. Yesu! None niho uvuye? Oya, je ntago mvuye mu bapfumu. Wahamenye gute? Wahamenye gute ubwo udafuye mu bapfumu? Nabonye kuri chana radio. Bicana radio? Ujyayo none ujya ku bintu uburyo aroga? Nabibonye bamutumiye kuri chana radio iki kiganiro. Nuho namubonye ariko nge ntago nigeze njya mu bapfumu. Sha ndagiye ngiye kumenya. Ngiye gushaka umupfumu anyereka umuntu wantereye umugore inda y'abana 6. Noneho anyeretse naho baryamye. Sha ndavaho mbimenya. Akiragenda. Kabagabo ni ibigori. Umugabo utazi gutandukanya amasomo kandi yose aramba. Sha kagende bukwirireho.